ukuntu bimeze rero urumva nta sukari nyinshi irimo, cyo ni icyambere. Icya kabiri urumvamo katangawizi, urumva nyine akantu kajya kumera nk'agasenda. Ikindi ukumva harimo akagu karyoshye ukuntu ntabwo uhita wumva inanasi nubwo uhita wumva icunga. Ikaze ku Mubyeyi Magazine, nk'uko mubimenyereye tubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye zibafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza. Niba utarakora subscribe ikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uko wakora jus yihe rero. Hano dufite imbuto zitandukanye, dufite karoti nakarabye, dufite inanasi, dufite icunga, hanyuma tukagira na tangawizi. Tugiye rero gukora jus ya tangawizi, inanasi, karoti ndetse n'icunga. Iyo jus rero ukuntu ikorwa ni gute? Ni ukubikata nkuko tugiye kubibona mu kanya. Nta kindi kintu kigoye kirimo, biroroshye cyane. Ukuntu rero turi butangire, turafata inanasi yacu ngiyi, hanyuma rero nyikatemo uduce. Nafashe uduce tubiri ngutu, hanyuma rero ngiye kuyikata. Ngiye gukata rero inanasi yacu mo uduce kugira ngo tuze gushobora kuza kuyisya neza, tuyishyire muri blender ari uduce dutoya. Ndimo ndadukatira rimwe kugira ngo binyorohere, kuko byari byoroshye ari akazeru nyine byari biri kumwe kandi birahita byihuta. Inanasi ndayikase, hanyuma rero igikurikiye ngiye kurapa karoti kugira ngo ize koroshya nayo. Karoti rero maze kuyirapa, hanyuma ngiye gukurikizaho tangawizi. Tangawizi nayo ngiye kuyirapa. Tangawizi nayo maze kwirapa, hanyuma rero igikurikiyeho ngiye gufata rya cunga ryacu naryo ndisaturemo uduce. Hanyuma rero ngiri maze kurisaturamo, ngiye noneho no kuritonora kugira ngo kino gishishwa kiveho. Dore n'akandi. Hanyuma rero rya cunga naryo ndongera ndasaturemo kabiri. Impamvu ndi kubikora ndagira ngo bize kumfasha guhita byihuta nta kindi.
imbuto ndi kuzikuramo, imbuto zo mu macunga ndagira ngo nzikuremo zitaza gusharira. Reka nihanagure. Igikurikiyeho rero ngiye kubifata ibingibi bimaze gutegura, hanyuma mbishyiremo hariya muri blender aho ndi buze kujya kubisya. Ngiye kubanzamo inanasi. Yacu rero ngiye, hanyuma rero ngiye kongeramo amazi kugira ngo bitaza gufata cyane. Amazi nayo ndafitemo, ntabwo ndi bushyiremo menshi, ndashyiramo uturinganiye. Hanyuma rero ndupfundikire. Igikurikiyeho rero ubu tugiye kubisya. Maze kwisya, hanyuma rero igikurikiye ngiye kuyiyungurura kugira ngo nze kuyinywa hatarimo biriya bitefu byo mu inanasi ndetse no muri tangawizi. Kugira ngo tuyiyungurure rero turifashisha akayunguruzo, ikiyiko ndetse n'ijage. Hanyuma rero hari n'ikirahure cyo kuza kumva uko bimeze, ko ji yacu yaryoshye. Ji yacu rero irarangiye, dore ngiyi maze kuyungurura. Rero nabonye byafata iminota myinshi, video ikaba ndende, fata akangaka gakeya niko nari maze gukora kugira ngo turebe uko bigenda, twumve uko yaryoshye, hanyuma rero natwe tuzayikore mu rugo. Katsumeho numve uko imeze. Murabona ukuntu gasa neza, wagira ngo nakaji k'amatunda, ariko ntabwo ariko bimeze. Iyi ni jus y'inanasi, icunga, karoti ndetse na tangawizi. Kanumva uko kameze rero. Ukuntu bimeze rero, urumva nta sukari nyinshi irimo, cyo ni icyambere. Icya kabiri urumvamo katangawizi, urumva nyine akantu kajya kumera nk'agasenda. Ikindi ukumva harimo akagu karyoshye ukuntu, ntabwo uhita wumva inanasi nubwo uhita wumva icunga, ariko jus iraryoshye. Iyi jus rero uretse ko ari jus y'imbuto dusanzwe tuzi ndetse wenda n'imboga, karoti tuba dufite mu rugo, iyi jus ubundi mwihariko wayo
igufasha gutakaza ibiro, igufasha kugabanya ibiro. Rero niba ushaka kugabanya ibiro, niba ubona ibiro byawe ari byinshi, ukoresha iyi jus nta kibazo, igufasha kugabanya ibiro. Hanyuma rero ukagira ubuzima bwiza, ukamererwa neza, ukumva wishimiye umubiri wawe, uri ukumva wishimiye ukomeza, ukumva mbese nta kibazo cyawe. Hanyuma rero numva nta kindi, biroroshye, ni ibintu wakorera mu rugo, ni ibintu wakwikorera. Imbuto ziba zihari, kuzibona biroroshye. Inanasi ntabwo ihenze, karoti ntabwo ihenze, tangawizi ntabwo ihenze, umva nta na kimwe kigoye na kimwe kirimo. Duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku mubiri wacu, tunywa jus idufasha kugabanya ibiro, ndetse na jus wumva ugahitamo jus kuko atari yandi tumenyereye, mbese ukavuga uti ntabwo ari za jus nsanzwe nkora, reka nkora iyi ngiyi nyine. Waba ushaka kugabanya ibiro, waba udashaka kugabanya ibiro, waba ushaka kugira ngo ugaburire umubiri wawe umererwe neza, ugire ubuzima bwiza, wakoresha iyi jus rero. Niba ubona ari mugenzi wawe yagira akamaro, ntubyihererane, uyimusangize. Hanyuma niba utarakora subscribe, uyikore, ukore like, share, comment. Hanyuma rero tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, nawe utaha. Bye.